biragoye kubona ubukristo buba success muri buno buzima budafite umwuka wera. Simbizi uburyo ubayeho n'uburyo usobanukirwa iby'ubwiru bw'Imana kandi udafite umwuka wera, ariko uyu munsi uragera tubishyire mu mucyo bibiri ko abantu benshi ubona birwa barindagira kubera kutagira umwuka wera. Ubundi twakora iki kugira ngo uyu mwuka wera tumutunge kandi agire icyo atumarira? Mwuka wera ni impano y'Imana, ni umufasha. Bibiri imugaragaza nk'umufasha, imugaragaza nk'umuyobozi, imugaragaza nk'umujyana. Ariko se ikintu nibaza, ubundi kuba abantu badasobanukirwa ibya Kristo no kuba abantu batamenya iby'ubwiru bw'Imana nuko ibi bintu bidasobanutse cyangwa nuko ibintu twubyumva bidashoboka? Njye siko mbibona. Uko mbibona nuko mbona ko birashoboka kubisobanukirwa no kubimenya. Ariko impamvu abantu benshi subona bahora barindagira, abandi ugasanga bahora mu makosa, abandi ugasanga rimwe na rimwe bahora n'ibintu bigiye bitandukanye, ni ukubera iki? Ibyo nibyo tugiye kureba nawe uyu mwanya. Rero uri wowe tugiye kubana, unize umwanya we kandi umurikirane kugira ngo utege amatwi urebe ko byibuze uyu munsi wa none Kristo yanyuramo akaganiriza ubugingo bwawe ukava mu nzira mbi. Kuko abantu benshi barayobye, abantu benshi baritiranya ibintu by'Imana. Rero ntabwo bidukwiriye n'abana b'Imana, ahubwo iki ni cyo gihe cyiza cyo gufatirana kugira ngo turebe uburyo twarwanya Satani kandi twamenya ibintu twese twinjiyemo. Ibintu twinjiyemo tugomba kumenya. Niba uri umukristo ugomba kumenya impamvu wakijijwe, ugomba kumenya impamvu usengera. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka bari ryo duhera kugira tuze gusobanukirwa ese kugira ngo mbeho narindagira muri buno buzima bw'agakiza, kugira ngo mbeho nameze nk'udasobanukiwe ibyo ndimo, ni iki cyamfasha? Unize umwanya wawe. Hari igihe wasanga Imana y'amahoro ikomeye kugira ngo ubuzima bwawe butungane. Ndabakiriye mwese amazina nyir'impuhwe n'urukundo. Reka tugendane muri runo rugendo kandi nzi neza ko urava hari icyo umwuka wera akuganirije. Twagiye dusoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 14 dusoma umurongo wa 18. Bibiri iravuze ngo sinzabasiga n'imfubyi, ahubwo nzazaho muri ye. Reka noneho dusome irindi jambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Pawulo akabwandikira Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 13 turageza umurongo wa 18. Haranditse ngo ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye ni nacyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. Yego, mwuka wera ni iki? Mwuka wera yatanzwe kugira ngo amarire icyo abantu bose basenga. Iki ni cyunda abantu bose bagafasha umwanya bakongera bakakigaho bakamenya icyo bakwiye gukora. Mwuka wera ni iki? Sundi mwuka wera no turamusaba. Mwuka wera ni ngombwa ko tumusengera, ni ngombwa se ko tumusaba. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya utari buze kuba munini. Mwuka wera rero nagira ngo mbanze mbasobanurire. Mwuka wera Yesu Kristo umunsi aragiye kuva muri iyi si nibwo yabwiye abigishwa be, aravuga ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine. Abigishwa babona Kristo agiye kubuvamo bagize ubwoba bukomeye, imitima yabo yumva ari ikindi kintu kivuye muri bo. Ariko Yesu aravuga ngo ni byiza ko ngenda
kugira ngo umwuka wera nawe azazaho muri abafashe, abayobore, abagira inama, bigishe. Yego, mu yandi magambo umwuka wera yaratanzwe kugira ngo umwuka wera yatanzwe kugira ngo ayobore abantu, abayobore, abagira inama, abigisha. Rero nagira mbabwira ikintu gikomeye, mwuka wera yaratanzwe. Mwuka wera nta muntu n'umwe umusengera, ahubwo mwuka wera iyo ugize ibyo wimura mu buzima bwawe nibwo mwuka wera aza gutura mu buzima bwawe. Ntabwo mwuka wera asengerwa, ahubwo umunsi uzimura ibintu bidahura na mwuka wera, kuko Bibiliya yavuze ngo umwuka wera yifuza ibyo kamere yanga. Bivuze ngo kamere ifite ibyo irarikira n'ibyo yifuza, ariko umwuka si ibyo ashaka, ahubwo kamere yacu yifuza ibyo mwuka wera adakeneye. Rero ibyo bindi kamere yacu yanga nibyo mwuka wera umunsi wimuye ibyo kamere yawe yifuza nibwo mwuka wera nawe azemera kuza gutura, kuko bya bindi kamere yawe yanga uzabituza muri wowe, none umwuka wera aze kubana nawe. Niyo mpamvu abantu benshi usanga dusenga ariko ugasanga ibintu turimo ntabwo tumenye ibyo tubamo. Niyo mpamvu nutagira mwuka wera uzarindagira imyaka myinshi, uzaba muri bintu by'agakiza ubibemo nk'abandi bose, usange n'ahantu utandukaniye n'uwabigiyemo n'utabirimo. Mwuka wera ntabwo uzamusengera, ahubwo umunsi wimuye imirimo ya kamere mu buzima bwawe nibwo mwuka wera azakubana nawe, azakuyobora, azakugira inama, azakwigisha, azaguhishurira byose bibonerwa muri Kristo. Niyo mpamvu rero kubaho udafite mwuka wera, umenye ngo ni nk'imodoka iri mu muhanda idafite umushoferi. Bivuze ngo iyo modoka se ubwo yaba iri mu muhanda idafite umushoferi, what the end of that? Iherezo ry'iyo modoka ni irihe? Nawe wisubize. Niba ubayeho udafite mwuka wera, bakristo bene tudashuti z'umusaraba, mwegere Imana kandi muyinginge kugira ngo mwuka wera ture muri musohore imirimo yose ya kamere. Yavuze ngo ibyo umwuka wera yifuza nibyo kamere yawe, kandi ugasanga kamere nawe yifuza bya bindi mwuka wera adashaka. Ngo bivuze ngo ibyo bintu numva ko birahanga. Niyo mpamvu usanga abantu baravuga ngo bakeneye gukora ibyiza ariko muri bo hatuyemo ikibi. Ni gute ahantu haba hari ikintu kibi hagatanga cyiza? Ntibishoboka. Niba muri yo harimo ibyiza azasohokamo ibyiza, niba muri yo harimo mwuka wera azasohokamo imbuto z'umwuka wera. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kugira imbuto z'umwuka wera adafite mwuka wera, kandi niba udafite imbuto z'umwuka wera ntibishoboka ko waba unafite mwuka wera, kuko imbuto z'umwuka zitangwa n'uko umuntu yagize mwuka wera. Mwuka wera nawe akaza muri twebwe bitewe n'uko twimuye imirimo ya kamere mu buzima bwacu. None ubwo niba bimeze bityo, birakwiriye ko abantu twese dutangira tukegera Imana, tukagira ibintu twimura muri twebwe, mwuka wera nawe direct akaza kubana natwe. Impamvu benshi barindagiye, impamvu benshi barimo baratana inzira, impamvu mubona abantu barimo barateka imitwe, impamvu mubona abantu barimo barafata izina ry'Imana, abantu ugasanga barasenga barangana, bagatongana bakagira bate, ugasanga abantu barasenga nuko nubwo bavuga ngo bafite mwuka wera, nta mwuka wera uri muri bo, kuko mwuka wera ahantu ari hari imbuto z'umwuka. None gute umuntu avuga ngo afite mwuka wera ariko nta mbuto z'umwuka wera agira? Bivuze ngo rero niba ufite kamere yanze gusohoka, niba imirimo ya kamere yuzuye muri wowe, ntibishoboka ko mwuka wera azigera akorera muri wowe. Niyo mpamvu uzarindagira, uzageragezwa rimwe na rimwe ntumenye n'ibikuriho, ariko buri muntu wese ukeneye umwuka wera. Imana iguha umugisha w'abantu n'umwanya, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza, Uwiteka kwiteho. Rero nzi neza ko umwana atazadukoza isoni, tumwiringire kandi tumwikomezeho. Imana muri bamugisha kandi Uwiteka biteho.
ciao ciao.